ibihe byiza cyane kuri wowe udahwema kudukurikirana umunsi ku wundi. Ni iby'agaciro, komeza uzajya udukurikirana, natwe ntabwo tuzahwema kuguhereza amakuru y'imyidagaduro azajya bagezweho, haba amakuru yo mu Rwanda, muri Afrika ndetse no ku isi hose. Amazina yanjye nitwa Ikwishimwe Emmanuel, reka nizere ko amaze gukora subscribe kuri Kigali Tube. Mbere yo gutangira story yanjye ngufitiye uyu munsi, ni story idasanzwe kubera ko ni story ngiye kukubwiramo ibintu utari warumvishe. Ni ibintu bijyanye n'ubugambanyi, bijyanye n'uburyarya hagati y'abahanzi bagiye batandukanye ndetse n'umuproducer. Hari ibintu mwumvishe bya Coach Gael, hakazamo umuntu witwa The Ben, hakazamo umuntu witwa Diamond Platnumz, hakazamo umuntu witwa Bruce Melodie, hakazamo n'umuproducer witwa MADEBEATS wanakoze indirimbo yitwa Why yahuje The Ben ndetse na Diamond Platnumz. Ibi bintu ngiye kukubwira byari bigiye gutuma n'indirimbo yitwa Why itabaho kubera umuproducer witwa MADEBEATS. Wakwibaza ngo bimeze bite? Mbere gutangira story yanjye, ni story ndende ndibuze kwibabwira yose birangire musobanukiwe ibintu byose. Reka mbaze nkubwire company imwe rukumbi yagufasha kohereza ibintu hanze y'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se kubitumiza hanze y'igihugu cy'u Rwanda bikakugeraho mu minsi mike kandi kuri discount idasanzwe. Ibiciro by'iyi company na hantu na hamwe wabisanga mu yandi makampani yose akora ibi bintu. Niyo company ifite discount idasanzwe, yitwa Frame Shipping Limited. Niba ukeneye kohereza ibintu hanze y'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se kubitumiza hanze y'igihugu cy'u Rwanda bikakugeraho mu Rwanda mu minsi mike kandi ku mafaranga makeya, gana Frame Shipping Limited bagufashe. Uramutse ubakeneye wahamagara cyangwa se ukandika kuri 0788678790 ubundi bakagufasha ibintu byose bigakomeza kugenda neza cyane. Abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga muri no minsi hari inkuru ziri gutrendinga cyane bibaza subundi bimeze biti, ibintu biri kuvugwa umwuka mubiri hagati ya The Ben ndetse na Bruce Melodie, ibintu by'uburyarya ndetse n'ubugambanyi bushinjwa MADEBEATS bimeze bite. Iyi story irimo abantu bagera kuri 4, harimo witwa MADEBEATS, hakazamo Diamond Platnumz, hakazamo The Ben ndetse na Bruce Melodie cyangwa se Itayi wacu Bruce. Uyu aherutse no gushyira hanze indirimbo yitwa Izina mu minsi yashize. Reka mbatangirire story mumenye what is really going on, you know. Hari umuntu witwa The Ben yahuye n'uwitwa Diamond Platnumz muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga ngira ngo mwarabibonye, byaranavuzwe cyane hibazwa umubano The Ben afitanye na Diamond Platnumz. Bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bari muri club bafite n'amadolari menshi cyane. Icyo gihe uwitwa Diamond Platnumz yari afite tour cyangwa se ibitaramo ari gukorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hanyuma ahurirayo n'uwitwa The Ben. Muri iyo minsi The Ben nibwo yari avuye gutera ivi mu birwa bya Maldives. Hanyuma mu biganiro uwitwa The Ben cyangwa se Mugisha Benjamin yagiranye n'uwitwa Diamond Platnumz, harimo nyine ko bazakorana indirimbo kandi ko agiye gufata akavakansi ari muri Tanzania. Asaba Diamond Platnumz ko nagaruka muri Tanzania bazakorana umushinga cyangwa se project. Niko bigenda ku muhanzi wese uhuye n'umuhanzi umurusha izina. Bimwe mu biganiro bagirana haba harimo n'icyitwa collabo. Muri iyo minsi twese tumenya ko The Ben ari muri Tanzania. Mu kugera muri Tanzania ubwo bari bamaze kumvikana na Diamond ko nagaruka muri Tanzania bazakorana indirimbo cyangwa se bazagirana project. Uwitwa MADEBEATS The Ben ahita amuhamagara muri Tanzania, atamuhamagara MADEBEATS, hanyuma amusanga muri Tanzania kugira ngo Diamond Platnumz azave muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ibyo bitaramo bye, asange banamaze gukora beat ndetse aze ahitemo beat bakoresha bakora iyo ndirimbo. Uwitwa Diamond Platnumz avuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika asanga The Ben muri Tanzania, nyine asanga bakoze beat nyinshi. Hanyuma Diamond Platnumz ahita iriya yavuyemo indirimbo yitwa Why. MADEBEATS arayikora, bararikodinga, ngira ngo mwana abonye amavideo Diamond yashyize hanze bari kumwe na S2 Kizzy, MADEBEATS, Remy Jones ndetse na The Ben bari muri studio. Biravugwa cyane, biba inkuru, biratrendinga cyane ko The Ben afitanye indirimbo na Diamond Platnumz. Iyo ndirimbo barayikora ndetse sample yayo ni nayo bakoresheje video, bari gushutinga video kubera ko Diamond ni umuhanzi ugira gahunda nyinshi ku buryo kumufatisha ntabwo ari ibintu biba byoroshye. Rero akanya guhaye uhita ukabyaza umusaruro. Bakoresheje sample y'iyo ndirimbo batari bayimasteringa, abari nayo bakoresha video. Hanyuma iyo ndirimbo bakora video ndetse na audio batari bakora mastering ariko nayo ihari.
noneho uri kwibaza ngo hari buze kuzamo witwa Gael, Coach Gael nyine na Bruce Melodie gute? Uwitwa Coach Gael yavanye na The Ben muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajya muri Tanzania. The Ben yari kumwe n'uwitwa Coach Gael, ni inshuti mu buzima busanzwe, ndetse Gael afite YouTube channel igeze no guhereza interview The Ben avuga ku bintu byinshi bigiye bitandukanye. Icyo gihe bari kugira ngo bazamure YouTube channel nyine, hanyuma akorana interview na The Ben. Gael ni inshuti ya The Ben mu buzima busanzwe. Rero bari bavanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bazana muri Tanzania, ndetse The Ben nyine aje muri vacances, ndetse afite na gahunda yo gukora iyo project. Hanyuma uwitwa Gael akaba afite company yitwa 155 AM Limited, cyangwa se saa 7:55 za mu gitondo Limited, geragereje nyine kuyishyira mu kinyarwanda usibye ko mu cyongereza nibwo bivugitse. Hanyuma iyo company yashakaga gukorana n'umuhanzi witwa The Ben. Hanyuma witwa The Ben yakaga ibintu byinshi ndetse bigoye iyo company ku buryo itari kubishobora. Hanyuma Coach Gael ananiranwa na The Ben ku bintu bijyanye n'amafaranga ndetse n'igiciro cy'amafaranga. Ariko muri icyo gihe witwa Coach Gael, witwa The Ben, witwa na MADEBEATS bari kumwe, bari gukorana na Wasafi n'abantu bo muri Wasafi nyine bari gukora iyo ndirimbo yitwa Why. Hanyuma witwa Gael ananiranwa na The Ben, hanyuma abiganiriza MADEBEATS, amubwira ukuntu ibintu byose bimeze, amubwira amafaranga yari guhereza The Ben, amubwira nyine uburyo The Ben ari kumugora cyane. Hanyuma MADEBEATS yumvisha amafaranga bari guhereza The Ben, ahita abwira Gael ati ngewe hari umuhanzi wundi nzi kandi ni rutwitsi, ni umuhanzi mwiza cyane umaze gukomera kubaka izina ku rwego rwo hejuru, ari muri 3 cyangwa se 4 bakomeye cyane mu Rwanda. Uwo muhanzi yitwa Bruce Melodie, reka tumubwire iyo deal kandi ndabizi ko bizakunda. Uwo ni MADEBEATS waruhaye igitekerezo witwa Gael. Hanyuma uwitwa MADEBEATS abahamagaye Bruce Melodie. Bruce Melodie yari Kigali nyine nk'ibisanzwe, hanyuma aramuhamagara aramubwira bimeze bite, mfite company ishaka kugufasha mu bikorwa byawe bya muzika, iri gutanga amafaranga ameze gutya, twe turi hano muri Tanzania, uradusanga muri Tanzania. Uwo ni MADEBEATS wavugishaga uwitwa Bruce Melodie. Bruce Melodie amaze kumva iyo deal, amaze kumva ukuntu bimeze, ahita abaza MADEBEATS ahubwo mbasange Tanzania ryari. Muri iyo minsi nibwo twumvishe ngo Bruce Melodie ari muri Tanzania. Hanyuma Bruce Melodie nyine yageze yahura na Gael, baraganira ndetse na MADEBEATS yari hafi aho ngaho. Ariko MADEBEATS wibuke ko yari afitanye project na The Ben, ari nawe wamuvanye mu Rwanda akamutegera akamusanga muri Tanzania gukorana ibikorwa nyine bijyanye n'iyo ndirimbo yitwa Why. Hanyuma MADEBEATS abazanyemo ibyo ngibyo bya Gael ndetse na Bruce Melodie, arabahuza ndetse baraganira. Ibiganiro binagenda neza. Hanyuma Bruce Melodie iyo company ni nayo yamufashije guhura n'uwitwa Harmonize. Mu guhura na Harmonize, kubera ko MADEBEATS yari muri Tanzania ndetse ari gukorana na Gael ndetse na Bruce Melodie kubera iyo company yitwa 155 AM Limited, ubwo MADEBEATS asa n'uteye umugongo The Ben ndetse na platnumz kuri ya project, ndetse baramushaka baramubura. Hanyuma bajya kubona noneho amashusho MADEBEATS ari kumwe na Harmonize ndetse na Bruce Melodie bari gukora indirimbo Bruce Melodie afitanye na Harmonize. Urumva ari MADEBEATS yari gukorana n'abantu bo muri Wasafi, none hari gukorana n'abantu bo muri Konde Gang. Ibyo bintu byabaye saga ikomeye cyane. Witwa platnumz ararakara cyane, atangira gushinja The Ben ko yazanye abagambanyi ngo bakorane nawe. Ibyo bintu byarakaje platnumz, atera n'umugongo The Ben, asa n'uhagaritse project bari bafitanye iriya ndirimbo yitwa Why kubera uwitwa MADEBEATS. Uwitwa MADEBEATS ntabwo yari ahari ndetse ntabwo baherukaga guhura n'uwitwa The Ben, ahubwo yari ari gukurikirana ibyo deal nyine iyo company ndetse no gusinya kwa Bruce Melodie. Rero iyo company yafashije Bruce Melodie guhura n'uwitwa Harmonize, kubera ko n'ubundi Harmonize yari amaze iminsi agaragaza ko ubushuti budasanzwe na Bruce Melodie. Baramwegera muri iyo minsi, hanyuma batangira gukora kuri project yabo ya Harmonize ndetse na Bruce Melodie, ikozwe n'umuproducer witwa MADEBEATS. MADEBEATS aba ateje ikibazo hagati ya The Ben ndetse n'uwitwa platnumz.
ariko kubera ko The Ben yaraziranye n'abantu, yaramaze kumenyana n'abantu ba hafi ya Diamond Platnumz, arababwira, baragenda baramumubwirira, baraganira, aramwinginga, aramusobanurira ukuntu gahunda zose zimeze. Hanyuma Diamond agaruka muri mood, birangira nyine project indirimbo yitwa Why irangiye. Hanyuma Madebeats ubwo umubano we utangiye gupfa hagati ye na The Ben, kubera ko yaragiye gutuma indirimbo ye na Diamond Platnumz idakomeza. Witwa Madebeats ngo bajya no kurangiza project, bajya kuyikorera mastering, yabarangiye ahantu imashini iri, ariko ntabwo yigeze ahura nabo. Yabarangiye ahantu imashini iri ngo bajye kuyifata, baze bayikoreshe, bakoremo project, bayi mastering, ariko ntabwo yigeze abonana nabo, ahubwo yarahugiye muri deal iyo company n'uwitwa Coach Gael ndetse n'uwitwa Bruce Melodie. Nuko nguko rero bimeze. Witwa Bruce Melodie nyine yaragiye yakorana iyo mishinga na Harmonize, ndetse binavugwa ko bakoranye imishinga irenze umwe, bashobora kuba barakoranye indirimbo zirenze imwe, ndetse hari n'umukobwa ubarizwa muri Konde Gang ushobora kuzakorana indirimbo na Bruce Melodie. Witwa The Ben rero yarakariye witwa Madebeats, ndetse bishobora kuzagira ingaruka mbi kuri witwa Madebeats, kubera ko hari album afite yitwa Made in Kigali yari irimo umuhanzi witwa The Ben. Ashobora kuzamukora rero nk'ibyo yakoze Neri Ngabo, akikura muri izo ndirimbo ze, kubera ko witwa Madebeats yaragiye kumukura amata ku munwa. Ndetse Madebeats ashinjwa ubugambanyi, agashinjwa uburyarya, ndetse byari bigiye gutuma witwa The Ben abuririya ndirimbo yitwa Why, iri no kumukorera ibintu bikomeye cyane muri Tanzania. The Ben ni umustar, ndetse n'abafana benshi ba Diamond Platnumz bamenye The Ben kubera iriya ndirimbo. Witwa Bruce Melodie, ibijyanye na company yari arimo yitwa Cloud9 Entertainment yarinda isaba, bishobora kuba ibye nawe biri hafi kurangira, ahubwo akaba agiye gufata indi company igiye kumufasha igashora amafaranga mu muziki we yitwa 155am Limited, iyo nyine ya Coach Gael. Ndetse iyo Cloud9 Entertainment bazakomeza gukorana, ariko mu buryo bwo kuzana ibiraka, bakabihereza Bruce Melodie, bagafataho pourcentage zabo na Bruce Melodie agafataho pourcentages. Iyo company ntabwo barasinyana amasezerano mu buryo bufatika, kubera ko ntabwo bari batangaza imikoranire yabo, ariko ngira ngo indirimbo iherutse gusohoka ya Bruce Melodie yitwa Izina yarasohotse hanze, kandi yabaye presented n'iyo company yitwa 155am Limited. Urumva ko ibintu byose bimeze neza hagati ya Bruce Melodie ndetse n'iyo company. Abantu bakomeje kwibaza se kuki witwa Madebeats atigeze posting indirimbo yitwa Why ya The Ben, kandi nk'umuproducer wo mu Rwanda ni ishema gukorera umuntu nka Diamond Platnumz. Nicyo kibazo cyabayemo. Madebeats yashinjijwe ubugambanyi ndetse n'uburyarya, birangira agiye muri Konde Gang, kandi yarari muri Wasafi, ibintu bisa no gukora amahano, kubera ko izo rebel ntabwo zicana uwaka habe na gatoya. Niyo makuru ahari, nayo mpamvu mwumvishe biriya bintu byose bivugwa. Witwa The Ben na Madebeats ntabwo bameranye neza, gusa witwa The Ben ndetse na Gael batangiye kwiyunga, ubona ko bapostingana kuri Instagram, ibintu byose byongeye gusubira mu buryo bimeze neza. Ariko Madebeats na The Ben bo ntabwo bajana waka, ntabwo ibintu byari byamera neza, ntabwo byari byasubira mu buryo. Hayo niyo makuru ahari, ni intambara iri hagati ya The Ben ndetse na Madebeats, byatewe n'iyo company yitwa 155am Limited ya Coach Gael. Yandi makuru rero ahari nuko witwa The Ben agiye ari no mu biganiro bya nyuma na Sony Music, bashobora kuzatangaza imikoranire yabo mu minsi ya vuba. Ayo makuru yose nkubwiye wayatangaje yitwa Emi Ikinege, ni umunyamakuru ukorera igihe.com, umwe mu banyamakuru baba bari mu bintu by'imyidagaduro imbere cyane, niwe watangaje ibyo byose. Ndanagushimiye cyane wabanye nanjye kuva nangiye kugeza ngeze ahangaha, ni by'agaciro. Komeza uzajye nkurikirana nanjye, ntabwo nzahwema kuguhereza amakuru y'imyidagaduro azajya abagezweho, haba amakuru yo mu Rwanda, muri Afrika ndetse no ku isi hose. Komeza kugubwa neza, Imana ikomeze kubana nawe. Amazina yanjye nitwa Ikwishimwe Emmanuel.